ni gute umuntu ashobora kugera ku busabane? Muri iyi minsi abantu benshi barasenga, ariko amasengesho yabo ntabazana ku busabane, ahubwo haba harimo ikibazo cy'ibirayi byo mu ruhengeri. Hari igihe nsoma Bibiliya rimwe nkumva ndatangaye. Abantu twakomotseho, ntanga urugero rwa Yesaya, yashobora kugira iyerekwa risigaje imyaka 700 akavuga ngo duhawe. Noneho ukibazo, muri iki gihe niki tuzaraga abana bacu? Niba dufite iyerekwa ringana n'ibirayi byo mu ruhengeri n'igihumbi no kuzamuka mu ntera. Yamaze imyaka 10 ndi umupasiteri, buri cyumweru twakira abantu bashima Imana, ariko amashimwe agaruka kuri nararongowe, nubatse inzu, nazamutse mu ntera. Ibyo bintu ni byiza cyane, ariko ikibazo ni uwuhe murage tuzasigira abana bacu? Umurage uzava mu busabane bwacu n'Imana. Ubwo tuzabasha kugira iyerekwa nk'irya Yesaya, tukavuga ngo nubwo dupfuye tutarabibona, ariko bizaba. Imana yavuze ku Rwanda kizasohora. Kugira ngo umuntu agere rero ku rwego rw'ubusabane, hari izindi ntambwe za ngombwa umuntu agomba gutera. Reka dusome muri Luka ibice 10 umurongo wa 27. Ntekereza ko ni ijambo twese tuzi. Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri aya magambo turi bugaruke ku busabane bwacu n'Imana, ariko nagira ngo twifashishe uyu murongo kugira ngo umuntu agere ku busabane. Hari intambwe nk'eshanu ngiye kuvuga umuntu akwiye gutera kugira ngo agere ku busabane bwuzuye. Intambwe ya mbere ni intambwe yitwa kuvuka. Ntabwo abantu bose bavutse, ntabwo umuntu yagera ku rwego asabana n'Imana ataravutse. Gukizwa bwa mbere tubigeranya no kuvuka. Bibiliya iravuga muri Yohana ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye imbaraga zibahindura kuba abana b'Imana. Haleluya. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zibuza umuntu gusambana atabuze uwo basambana. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zitera umuntu kubabarira utamusabye imbabazi. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zihindura umuntu zikamuha kamere yatarafite, akagira imimerere n'imitekerereze ya Kristo Yesu. Hari umupasiteri dukorana yigeze kumbwira ati, uko ndeba kera nagiraga inyota imeze nk'iyipasi, naranywaga bukarinda bunkeraho, ariko ubu nywa amazi nkanyugwa nkumva ameze neza nanyweye amazi. Kare nari umusinzi wa wundi wiyabonesha mu kabari, ariko Yesu yaramuhinduye, amuhinda imitekerereze. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zihindura umuntu kuba icaremwe gisha. Iyo umuntu akijijwe agakizwa neza, yakira imbaraga z'Imana zimuhindura agahinduka kuba umwana w'Imana. Mu Kristo ageze ku musaraba hari ibimenyetso bigaragaza ko yahindutse. Ageze ku musaraba ngo yatangiye kurira, arizwa n'ibyaha bye, ngo agiye kubona haje abagabo 3. Uwa mbere ngo amwambura ubushwambagara, amwambika imyenda myiza. Iyo umuntu yakiriye Kristo neza, akugwaho gukiranirwa, akiga gukiranuka ku gato na kanini. Tugeze mu gihe abantu guhinduka bigenda bibagora, bagahita bahimba systeme, kavuga ngo abacuruzi bose bajya Dubai hari ukuntu babigenza, no muri iyi domaine hari ukuntu babigenza, ariko gukiranuka birashashoboka. Birashoboka ko umuntu akiranuka akaba umwana w'Imana bikemera. Undi ngo yamuhaye umuzingo w'igitabo, aramubwira ngo uyu muzingo niwo uzerekana ku irembo ry'ijuru. Bivuze ngo guhuza ibyanditswe byera n'ingeso zawe, ijambo ry'Imana rigahindura ubuzima bwawe, bizakwinjiza mu rurembo Siyoni. Hanyuma undi amushiraho ikimenyetso, aravuga ngo kuva uyu munsi ubaye umwana w'Imana. Ngira ngo dive wanjye uwamubwira ngo sindise yaguseka, kuko arabizi n'uwapima amajene yasanga hari ibyo dusangiye. Arabizi ko ndise, abyumvamo. Iyo umuntu yahindutse ku umwana w'Imana, agenda mu muhanda yemye, yumva ko ari umwana w'Imana. Yakora impanuka, impanda yavuga, aba yumva nta mutima umucira urubanza, kuko yavutse agahinduka kuba umwana. Iyo ni intambwe ya mbere kugira ngo umuntu agere ku busabane. Hanyuma intambwe ya kabiri ni ugukundisha Imana umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Kambabwiza ukuri, maze igihe ntekereza ngasanga rimwe na rimwe Imana turayibesha. Hari igihe tuyibesha ko tuyikunda bitari byo. Uzi ko kureba filime ya Seburikoko bitatugora, ariko gusoma Bibiliya isaha yose bikatunanira. Uzi ko abantu bareba filime z'amaseri bakazireba nyamara indirimbo 2 zo mu gitabo batazibasha. Uzi ko kumara isaha imwe umuntu apfukamye bimugora, ariko kuvuga izuba ryavuye n'ibirayi byo mu ruhengeri byazamuye igiciro bikaba bitatugora. Uzi umupira umara iminota 90, niyo bongeyeho 15 y'amapenaliti ntaco bidutwara, ariko utamara isaha yose usenga. Hanyuma rimwe na rimwe tukabwira Imana ngo turayikunda, ariko tutayikundisha umutima wose. Twakagombye kuba abakristo dufite umutima wabaye amakara kubera gukunda Imana. Nge ndibuka muri fiançaye
madamu yajyaga nyandikira utumesaje, hashize imyaka 12 ndacadufite. N'imivugo yanyandikiye nayibitse mu buryo bwizewe, n'umwuzukuru nzayimwereka. Hanyuma mwemera ko Kristo ari umukwe, natwe tukaba turi abageni, murabyemera? Mwari muzi ko Bibiliya ari akandiko ka fiance, umaze kukarangiza kangahe? Nyamara mubwiza ukuri, ubwo fiance yakwandikira ukavuga ngo ndananiwe nzagasomeje, murumva byashoboka? None se ko fiance yatwandikiye tugasoma kangahe? Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Ikintu cyose ukunda kuruta uko ukunda Imana ni ikigirwamana. Ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho kiba gisimbura Imana mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ko Imana igomba kubanza muri business yawe, mu rugo rwawe, kuba uri boss, mu cyubahiro cyawe, wakenye cyangwa wakize, Imana igomba gufata umwanya wa mbere. Hari abantu rero bageze ku rwego bakundana n'Imana ku kigero kiri hejuru cyane. Bibiliya avuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibasenga bagashaka mu maso hanjye, nzamanuka mbakirize n'igihugu. Naje gusanga muri iyi minsi gusenga dushaka mu maso h'Imana, dusenga dushaka mu ntoke z'Imana. Mu ntoke z'Imana hari abagore, hari abagabo, hari promotion, hari gutera imbere. Ariko ikintu navumbuye gikomeye, Imana ishobora kuguha ibiri mu ntoke ikakwima mu maso hayo. Niko yabigenje ku Bisirayeli. Yabahaye iby'imitima yabo yifuza, ariko imitima yabo irananuka, abarenga 2 miliyoni bapfira mu butayu. Ariko simpamya ko iyo warebanye n'umuntu mu maso mugasabana ntabwo yakwima ibiri mu ntoke. Nidukundana n'Imana tukaba mu busabane n'Imana, ntabwo izatwima ibiri mu ntoke zayo. Imana ifite inyota yo kubona abasore bajya mu gisirikare bagahagararira ubwami bw'Imana. Imana ifite inyota y'abantu bazaba aba ministry, Imana igakomeza gufata umwanya wa mbere. Imana ifite inyota y'abantu bazaba abacuruzi bakomeye mu gihugu, ariko Imana ntitakaze agaciro muri bo. Niyo mpamvu yabwiye ngo nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, nzakomeze kugira umwanya wanjye. Imana kuduhimigisha nta cipfa nabyo. Kugira neza Imana byarayirenze, ikagusha imvura kuba binabeza. Habe no mwitabi, Imana igusha mu imvura. Imana igirira neza n'abadasenga, izananirwa kuguha umugisha wo. Iki Imana ishaka ni ubusabane bwawe nayo, itatakaza umwanya wayo mu mutima wawe, ikazakomeza gufata umwanya wa mbere. Nyuma yo kuvuka tugomba kwiga gukundisha Imana umutima wose. Ntekereza ko ukundisha Imana umutima wose ntabwo byakunanira gutanga 1/10, ahubwo ushobora no gutanga 9/10. Uramutse ukunda Imana ntabwo byakunanira kuyiba imbere no gusoma ijambo ryayo. Nubwo waba ufite akazi kenshi, Imana ntiyaburamo umwanya. Intambwe ya gatatu ni itegeko ry'umwuka ritsinda itegeko rya kamere. Paulo yatangiye avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba ari cyo nkora. Uko yakomeje kuba mu busabane n'Imana, yezwa ahinduka, byageze igihe avuga ngo sinjye ukiriho, ni Kristo aba muri njye, napfanye na Yesu nzukana nawe. Uko yakomeje gusabana n'Imana, aba mu bwiza bw'Imana, yaje gukomeza gutera intambwe. Aravuga ati noneho ukomeze, numva ameze nk'ibisukwa ku gicaniro. Hashize iminsi arirata, aravuga ngo ndirata. Ibintu Paulo yirase birasekeje. Yirase gukubitwa, amabuye bamuteye, yirata ubwato bwamenekeye mu nyanja, akaga yatewe na bene se, arirata. Ageze ku byo twe twirata, kurongorwa na bya bindi byose, aravuga ngo abitekereza nk'amase, sinjye wahera. Kandi mu matorero iyo umuntu afite amase menshi niwe aba ari umugabo. Zemba beshe umuntu yagize amase menshi, aho yakuye ntitubiza, ariko apfa kuba yafite gusa. Ariko rega mbabwire ko ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu byinshi bw'ibyo atunze. Yaba ari ibyo, aba bakire bose baba ari bo buzuye insengero. Ubugingo buva ku Mana Data, ibindi bikaza ari umugisha. Imana yifuza ko tugira itegeko ry'umwuka ribasha gutsinda itegeko rya kamere. Dufite abakobwa ajya gusura fiance, ubugingo akabusigayo. Yaba yubashwe, ubugingo akabusigayo. Paulo yaravuze ngo nigishijwe guhaga, nzi no gusonza, nzi kuba muri byinshi nkamenya no kuba no muri bike. Muri byose shobozwa na Kristo umpa imbaraga. Imana mu busabane bwacu nayo yifuza kuturema mu imbaraga aho twaba turi hose. Yavuga ati nta mpungenge mfite, ni nkanjye naba mpari, ntabwo naseba hari uriya muntu. Ukamenya ko uhagarariye ubwami bw'Imana. Naje kuvumbura impamvu abantu bakizwa bagakomeza no gukorera ibyaha mu rusengero kandi basenga, nuko aka gace kitwa itegeko ry'umwuka ritsinda itegeko rya kamere ntabwo kigeze gakura. Kandi abantu batwigishije, sinavuga ngo baraduhemukiye, barihutaga, ntabwo bafashe umwanya wo kutwigisha neza. Bariho barashinga insengero nyinshi bavuna, hanyuma batubwira gukizwa nk'upfuye uwo munsi. Ntabwo umuntu akizwa ngo ararapfuye. Hagati yo gukizwa no kujya mu ijuru cyangwa se gupfa, harimo ubundi buzima ugomba kubanaho na Kristo. Ubu buzima iyo utabumenye, iyo ugeze hagati uravangirwa.
hagati yo gukizwa no gupfa uzakenera imyenda, uzakira cyangwa uzakena, uzubahwa cyangwa uzasuzugurwa, uziga cyangwa uzabibasha, uri muto uzashaka, hagati mwo bitwara gute? Abarokore bagira itegeko ry'umwuka ritsinda itegeko rya kamere. Abantu basomye agatabo k'umugenzi, ba mukristo bagiye kugera mu isoko mburamumaro, mubwiriza butumwa yaje aho bari ababwira amagambo akurikira. Yarababwiye ngo mugiye kugera mu isoko mbi, ahantu hatari heza. Arababwira ngo hari ibintu mugomba kwitaho, reka mvuge mwo biki. Yarababwiye ngo mugiye kugera mu isoko mburamumaro, mutaragera muri yasi yindi mwe kuzagira ico mukunda. Akabazo rero, ni gute umuntu yagira iby'isi byose ariko atabikunda? Ni gute umuntu yabitunga ariko atabikunda? Hanyuma icya kabiri, yarababwiye ngo mwizerane umwete ibitagaragara, kuko nibyo bifite agaciro kuruta ibigaragara. Yababwiye amagambo akomeye. Ijya gatatu, yarababwiye ngo ubwami bw'Imana buhora imbere yanyu. Bigeze kumbwira umusozi umwe mu misozi yo mu Rwanda abantu basengeraho, njyayo ku Gikongoro. Noneho ngezeyo n'umusozi abantu bazamuka nk'amasaha 2 bagiye kwiherera gusenga. Ngiye kubona mbona abantu batangiye kwikorera amabuye kandi aremereye. Ntekereza ko hejuru hari umushinga w'inyubako, ndavuga ngiye nta buye ndi bwikore ndananiwe. Turazamuka tugeze hafi yaho basengera, mbona abantu batangiye guhirika amabuye. Umuntu agafata ibuye akaritongera. Wabuye we uri ubukene buri iwanjye, uko nguhiritse utazagaruka, niko mpiritse ubukene bwose. Undi muntu akavuga ariko icyambabaje, numvise n'abahirika bashumba ku ntebe. Nkavuga abantu, umuntu n'umugome, umuntu uhirika pastor wo ku ntebe n'umupanga yawe umukubita. Numvise n'abahirika abagore babo, akaba afite isezerano ko umugore wazapfa akarongora undi ari mu rusengero. Bitewe n'iki? Abantu bigishijwe nabi, ntabwo bigishijwe uko bagomba kwitwaramo hagati aho. Ubwami bw'Imana buhora imbere yanyu, mwizerane umwete ibitagaragara, mutaragera muri yasindi mwe kugira ico mukunda. Reka mbabwize ukuri, ibigeragezo bihindura envelope bifunyitsemwo, ariko bihora bihari. Bihindura envelope gusa. Bishobora kuza muri envelope y'umukara, ejo bikazaza mu y'umweru, hanyuma ejo bikazaza mu y'icyatsi. Uzi ko igisubizo cyawe ari ikigeragezo ku bandi? None se iyo umukanisha avuga ngo Mana uyu munsi ndakwingiza umpe ibirayi by'abana, akora izitapfuye? Hanyuma siyo muganga asaba ibirayi by'abana, ubwo akavuga ati Mana ngiye gufungura kabine ivuriro ryanyu, uzampa umugisha abo bakiriye. Ubwo sapfura bataguhaye. Habe n'abacuruza serekeye, nabo bajya basenga ngo Imana ibaho umugisha bazatanga icacumi. Iyo Imana ikubwiye ngo irakuzamuye, nta wundi muntu ibimanuye, ikuzamura hari undi muntu yakuye. Igisubizo cyawe ni ikigeragezo ku bandi. Reka mbabwize ukuri, Yesu azarinda agaruka hakiri shoferi na konvoyeri. Yesu azarinda aza hakiri umufundi n'umuyede. Yesu azarinda aza hakiri bosi n'umukozi wo mu rugo. Isi niko yubatse. Mu busabane bwawe nayo ikuzamura kugira ngo uhagarare ubwami bw'Imana aho ugiye. Niba ufite intego nkuru z'ubwami muri wowe, Imana izaguha umugisha kuko uzayihagararirayo neza. Ndibuka agakobwa kamwe banyaze muri Isirayeli, hanyuma barakanyaga kajya kwa Fanda, kasanga Fanda agwaye ibibembe. Kara kantu gaciye bugufi kakanyagano, gakora kadahembwa, ariko kavuze inkuru nziza kwa boss. Aravuga ati wacu hari Imana, uramusugiyeyo wakira ibibembe. Icyo Imana yifuza nuko duhagararira ubwami bw'Imana aho turi hose. Nyuma yo kuvuka dukwiye gukundisha Imana umutima wose, hanyuma tukagira itegeko ry'umwuka ritsinda itegeko rya kamere. Tukaba tuzi ngo aho uzaba uri hose nta mpungenge tuzagira, uhagarariye ubwami bw'Imana. Hanyuma icya kane ni ubusabane bwawe n'Imana. Kubaho ubuzima burimo ubusabane. Gusabana n'Imana ni ikintu gitangaje. Hari utuntu natekereje ku busabane dusa nkaho dukomeye. Hari umugabo umwe yabaye mu busabane n'Imana yitwa Enoki, ngo yagendanye n'Imana imyaka 300. Imana ifata icyemezo, ikora ikintu kitari bwabeho, ikora ibintu byitwa irengayobora. Irengayobora isi yobowe n'amaprincipe. Imana yavuze ko umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa, ariko kuko yabaye mu busabane n'Imana, Imana iravuga ngo ngiye kukwimura udapfuye. Iramujyana iramwiyegereza kuko ari inshuti yayo. Haleluya. Muzi ko Imana igikora irengayobora ku bantu bayo, bayubashe bakaba inshuti zayo. Imana ishobora gukora irengayobora. Mose yabaye mu busabane n'Imana, bigera igihe Imana ifata icyemezo gikomeye cyo kwica Abisirayeli. Iramubwira ngo ngiye kubarimbura bose, wenza guhindura ishanga rikomeye. Mose abwira Imana ngo urihuse, icyemezo ufashe nifuza kuguha igitekerezo. Hari abantu bageze ku rwego baha ibitekerezo Imana. Urihuse, Abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ko stoke y'ibiryo yagushiranye ugahitamwo kubicira mu butayu. None ibyo kubica bireke, kiretse niba ufashe icyemezo ngiye unsibe mu gitabo cy'ubugingo. Imana iravuga ngo nibyo, ntabwo nkibishe.
mu gihe twe tugisengera ibirayi n'igihumbi no kuzamuka mu ntera gusa, hari abandi babaye abajyanama bihariye b'Imana mu bwami bw'Imana. Impamvu mubona imodoka zigenda mu muhanda ntizigongane, ntabwo abantu bose bazi gutwara, hari n'abatagira perimi. Hari abakecuru barara bamanitse amaboko batagira imodoka bagasengera imihanda. Aburahamu yabaye mu busabane n'Imana kuzageza ubwo ivuga ngo natinyuka nte kugira ikintu nkora i Sodomu ntabanje kubwira inshuti yanjye Aburahamu. Nigeze kujya gusenga ahantu i Cyangugu, ngiye kumva numva umukecuru aravuga ati ngize iyerekwa, Imana irambwiye ngo amasengesho twasengaga tuyahindure dusenge kuko hagiye kuba accident y'indege muri Amerika. Ntaragera i Kanombe n'i Kigali ntarahagera, ariko Imana yamugiriye icyizere ubwo ashobora guhagararira umugabane cyangwa se agahagarara isi ari i Cyangugu. Duhindura imyumvire duhindura imyumvire ku birebana n'ubwami bw'Imana, hanyuma tuba abantu Imana ishobora kugirira icyizere. Ni wowe muhesha w'umugisha mu muryango wanyu. Niba warakijwe iwanyu bakaba batarakizwa, ukwiye kumenya ko ari wowe Imana yatoranyije kugira ngo uhagararire ubwami bw'Imana mu muryango wanyu. Kuba warakijijwe bikwiye kuba umusemburo, cyangwa se ukwiye kuba imbarutso izatuma iwanyu bose bakizwa. Ariko nugira imyumvire imwe ibirayi gusa, reka mbabwize ukuri, Yesu ntiyapfuye ngo tujye ibirayi, Yesu ntiyapfuye ngo tujye muri Amerika, Yesu ntiyapfuye ngo ibyo bintu byose ni umugisha, ni inyongera ikurikira kuba ufite ubusabane n'ubumwe bwawe n'Imana. Ikibazo kiye kibaho ni ikihe rero? Ni ukubihindura akaba ari byo ugira ibya mbere, hanyuma ubwami bw'Imana butakiri mu buzima bwawe. Nitwubaha Imana, Imana izakora ibirenze ibyo tubasha gusaba n'ibyo tubasha gutekereza. Ntabwo u Rwanda ruzatera imbere ngo musigare. Imana izazamura igihugu namwe ibazamure, igihugu kizatera imbere mutere imbere, ahubwo inyota Imana ifite n'abantu bahagararira ubwami bwayo. Nagira ngo nkubaza akabazo koroheje, mu mwaka uzana abantu bangahe kuri Yesu? Ngiye nahisemo gukora ivugabutumwa nkoresheje ikoranabuhanga, kandi ndabishimira Imana kuko nasobanukiye ko nyuma y'inkuta z'urusengero hari abandi bantu bakeneye Yesu, kandi rimwe na rimwe bataza mu rusengero. Hari umwana w'umusore w'imyaka 23 tubana mu itangazamakuru, yigeze kumbwira akantu niko kankanguye. Yarambwiye ngo nanga urusengero, uwantera ikinya nsinzira akanjyana mu rusengero, ndamutse nkangutse nahise nsohoka nkiruka. Nibaza uyu mwana ngana gutya ni gute yanze Imana akanga n'urusengero kuri uru rwego. Ko twakomeje kuba inshuti, naje gusanga umuryango we wose wahungiye muri kiliziya abari hupfira. Kuva uwo munsi ahita yanga urusengero. Hari abantu badashobora no kujya mu rusengero, ariko mu ndebere mwese uko mungana uku, muramutse mukoresheje konte kuri Facebook zanyu mugashiraho ijambo ry'Imana buri munsi, twabwiriza abantu bangahe? Noneho ubari inshuti n'amagurupu bamwe kuri WhatsApp, uramutse byibuze buri munsi ushiraho ijambo ry'Imana, ubwo twabwiriza abantu bangahe? Kuki tutabikora? Kuba Imana yaraguhaye umugisha, ukwiye kumenya ko uhagararira ubwami bw'Imana. Ntabwo abantu bose bakijijwe, hari abantu bategereje kubazana kuri Yesu wowe. Hari inkuru imwe nasomye ubushize, u Rwanda abantu bakoresha telefone mobile ni miliyoni 7, hanyuma abantu bagerwaho na internet ni 35%. Ariko ikibazo u Rwanda ari ku mwanya wa 24 mu bihugu bireba pornography cyane. Niba abantu barimbuka buri munsi bakarimbuka bishwe n'ibyaha, twe tukaba duhagararira ubwami bw'Imana, tugomba gutera mu isi y'umwijima, hanyuma tukazana abantu kuri Kristo Yesu. Niyo nshingano Yesu yaduhaye, mugere ku mpera y'isi. Dukwiye kubaho ubuzima burimo gusabana n'Imana, hanyuma icubahiro cy'Imana no guhisha ibintu, ariko abantu bayegera bakabaho mu busabane nayo izajya ibahishura n'ibyenda kubaho. Reka mbabwize ukuri, kera umuntu yaratwitaga agahita ajya mu masengesho akabwira Imana, Mana uzandinde, uzampe kubyara neza, akavuga agasenga, Imana ikamukuriraho imitego ya Satani yose iri kunda ye n'ibindi byose. Ariko ubu nta mwanya dufite wo gusabana n'Imana, kuko ekogarafi zirahari. Ekogarafi irakubwira ngo azavuka itariki, hanyuma pozisiyo y'umwana imeze neza, wajya kubyara bakakubwira ngo byahindutse ni cesarienne. Nyamara iyo usenga wari gukuraho imitego ya Satani. Uko ikoranabuhanga rikomeza gutera imbere, bizagera igihe Imana yimuke mu buzima bwacu, twimike ibindi bintu bitari Imana. Ariko ikoranabuhanga n'ibindi byose bizaza, ntabwo bikwiye kuba ari byo bifata umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Imana ikwiye gufata umwanya wa mbere, ibindi byose bigahinduka umugisha. Amen. Hanyuma cya gatanu nashaka gusorezaho ni ukubaho ubuzima bushima Imana. Ubuzima bushima Imana, kubaho ubuzima bushima Imana byirukana umwuka wo kuganya. Reka mbabwize ukuri, abantu benshi batewe ubwoba n'ejo hazaza. Nigeze guhura n'umukobwa arambwira ati rero pasiteri mperuka kuvumbura. Wavumbuye iki? Aravuga ati ubu nzabyara umwana umwe. Nturashaka? Ntuzi ko uzanabyara?
utangiye gukora planning familiar utarana. Arambwira ati wowe ubuzima bwarakomeye, ubuzima mbabyaye benshi nabagaburira iki? Muri iki gihe umuntu yiga afite ubwoba bw'ahazavana akazi, umuntu abaho afite impungenge z'ejo hazaza. Ariko nagira ngo mbibutse ko ejo hazaza hacu hafitwe mu maboko n'Imana. Nta kintu cyatubuza gushima Imana no mu gihe bitagenda, tuzagumya tuyishime. Ubundi hari ibintu bitabinaho, urukundo no gushima Imana ntabwo bibinaha, ni ibintu biva mu ijuru. Noneho kuko biva mu ijuru, kuri se w'imico myiza bitabinaha, nubona umuntu bifite adahangayikishijwe n'ejo hazaza, adafite ubwoba bw'ubuzima, uzamenye ko abaho mu buzima bwo gusabana n'Imana, hanyuma ikamuha kubiva mu ijuru. Birababaje ko abarokore bavuga ngo habaye crise economique, ngo ubuzima bwakomeye, ngo bizagenda bite, isi kaganya nawe ukaganya. Ibidutunga ntabwo bivinaha, biva mu ijuru. Niba mu ijuru nta crise economique yabayeyo, tuzakomeza tubeho. Igaburira inyoni yambika uburabyo, yifumbatura igifusi hazo kwifuza ko ibiriho byose. Ntidufite impungenge z'ejo hazaza, uko imisi izazisa birayireba. Twebwe tuzakomeza kwiringira Imana. Ntabwo dufite ubwoba bw'imisi izaza, ahubwo tuzinanye n'utegeka imisi. Niba utegeka imisi tuzinanye, nta kibazo dufite cy'imisi. Nta mpamvu yo guhangayika nk'abandi bose. Dukwiye kubaho ubuzima bushima Imana. Hari indirimbo nkunda mu gitabo cyo gushimisha ivuga ngo mpe kumenya amahoro nkiri mu makuba. Iyo ubana n'Imana mu busabane ntugira ubwoba bw'ubuzima n'ibindi. Umugabo umwe yagiye kwiga teoloji, ariko agira ibyago, yiga teoloji y'abayobi. Noneho agarukana iki diplome kiremereye, ariko yize ubuyobi. Iryo joro Imana ibwira umukecuru yasabana nayo, iramubwira ngo ejo umushumba wanyu yarayaje, nta nubwo yarabizi yarayaje, ariko azanye ikintu kibi, ejo azabigisha ikintu kibi, nifuza kuzahagaruka kivuguruza. Atekereza ahantu azahera, biramucanga. Ariko Imana yamubwira ngo azatware ikinyomoro mu rusengero. Aragenda mu rusengero atwaye n'ikinyomoro. Ahageze pastor avuga ati mvuye aho muzi nagiye kwiga, nagize umugisha ndangiza kwiga. Avuga ati cyakora naravumbuye. Abantu bagira amatsiko y'icyo yavumbuye. Avuga ati navumbuye ko twababesha Imana itabaho. Toro ryose ririkanga. Ako kanya umukecuru Imana amubwira ngo sha gihe cy'ikinyomoro kirageze. Afungura ikinyomoro, atangira kukijya, ahita atera urutoki. Abaza pastor, avuga ati pastor, iki kinyomoro ndiho ndarya kiraryoshe cyangwa kirashariye? Pastor aramubwira ati ariko mukecuru, ko uteye urutoki ari byo ushaka kumbaza? Ni urimo kujya ikinyomoro, ni uzi niba kiryoshe cyangwa kitaryoshe? Aramubwira ngo nawe watwigishije ibyo utazi, abamuriye Yesu nibo bazi ko aryoshe. Hari umuntu mwaba muri Amerika yanyohereje amafaranga, yifuza ko nyaha abantu bo mu muryango we. Hanyuma amariste y'abantu ndi buha amafaranga. Bigeze aho ageze kuri umwe arashidikanya, ahita arambwira ngo ntukupe telefone, ngo buretse mbanze mbaza umwuka wera. Isoni ziramfata, ntimpita nibuka ibyemezo mfata nk'ubutsi ntabanje kubaza umwuka wera. Ariko hari abandi babana n'umwuka wera, mbere yo gufata icemezo gito gusa abanza kubaza umwuka wera icabivugaho. Bene ndagusabana n'Imana ni ikintu cyangombwa. Muri 1997 nabaga ku Muhima munsi ya gereza. Hanyuma nzamuka, murareba inzira izamuka ku ibagiro, izamuka kuri gereza. Nari ntashe saa 3 y'ijoro, ari ngiye kuzamukiramwo, ijwi rirambwira ngo kata usubireyo nyurera frasheri. Ndavuga oya, mu rugo ni hariya, nta mpamvu yo gukata nkanyura inzira iriya ya kure kandi burije. Ijwi rirambwira ngo kata usubireyo, ndanga. Ne indi ntambwe numva haje urusenda mu maso, nta muntu arimo kurucuruza, ariko numva haje urusenda runjya mu maso. Ndavuga birashoboka ko ari Imana intangiriye. Ndakata nsubirayo. Ndimo gukata nahuye n'umusaza arimo kunywa itabi. Muri metero 10 aho narindi bahise bamutera icumu arapfa. Ubwo ninde yaragiye gupfa? Uzajya utega amatwi umwuka wera, wige gusabana nawe. N'imbere yo gufata umumotare, n'imbere yo gukora ikintu cyose, ujye ubanza kubaza umwuka wera. Muri iyi minsi niho ndayobora igahanga, niho bantwaye gukorera. Nkihagera hari hakira amashamba hadasa neza. Hanyuma twariho turubaka urusengero, turangije kubaka nimugoroba, twicara turamwicaye n'abandi batwariho turakorana. Harimo umusore yatahaga hepfo imurinja hepfo mu bisambu, aradusezera turasenga turatandukana. Ageze hepfo ijwi riramubwira ngo nafata ikofi ayikura inyuma hano ayishire hano imbere mu mufuka w'imbere. Avuga ati ibi bintu ni ibiki? Gukura ikofi hano ukayishira hano bisobanuye iki? Ijwi riramuhata arabikora. Muri metero 3 gusa ahita haza ikiyoka kinini kiramuruma, kiruma kuri ya kofi. Ubwo yatumvira Imana ahakurikiraho iki? Kumvira Imana no gusabana n'Imana ni ikintu cyangombwa. Nitwiga kubana n'Imana, imigisha yacu izatuzaho, tuzagira umugisha utangaje. Imana yabwiye Aburahamu kujya gutambira Isaka
ku birometero 80 uvuye aho yari atuye. Yari umusaza w'imyaka myinshi irenze 100. Agenda bimugoye, ariko ageraho Imana yamubwiye. Mu by'ukuri yakundana n'Imana kuva ava muri Uriya y'Abakaludaya, ariko umunsi yatambaye Isaka, Imana yavuze ngo nibwo nkimenya ko unkunda. Imana hari icyo izagusaba gukora, hanyuma imenye kuyikunda, ubaho mu buzima bwo gusabana nayo udaciye muri logique. Muribuka abanyabwenge b'inyenyeri bagiye kuramya Yesu, baraje hanyuma bageze hafi yaho Yesu yavukiye, ngo bahita bakatira kwa Herode kubaza ko umwami yabaza iby'undi mwami yavutse. Inyenyeri ntibongera kuyibona kuko ntabwo yari bayobore kwa Herode, isigara ibategereje. Hanyuma barayoba nyene basanga ntabizi, baragaruka basanga ibategereje. Hari ubwo Imana iduhamagara ngo tubeho ubuzima bwo gusabana, tugakatira muri logique, kandi logique ni inkoni ikubita kwizera. Reka mbahe ingero. Siyanse ntiyemera ko umuntu akira sida, ariko mu mbaraga z'umwuka wera sida irakira. Siyanse ivuga ko hepatite na kanseri bidakira, ariko mu biganza by'abakozi b'Imana harimo imbaraga, harimo farumasi y'imiti ibasha gukiza indwara zose. Ibyo siyanse itemera, ibyo logique itemera, iby'isi itemera, imbaraga z'ijambo ry'Imana zirabisobanura neza. Nigeze kureba kuri TBN agafilime documentaire kakozwe n'Abayahudi n'Abanyamerika b'abahanga bavuga ku rupfu rwa Yesu. Bapima umusaraba Yesu yajyamyeho, kuko muri mize mu Butaliyano barawufite, bapima ADN, bapima n'agatambaro Mariya yamuhanaguje mu maso, basanga birahuye. Bapima no mu mva ya Yesu, basanga nabwo yarahajyamye. Ariko bagira ikibazo cy'ukuntu yaba yarasohotse mu mva, kuko ibuye ryari rikinze imva ya Yesu ryapima tone 2,600. Bakavuga ngo ni gute umuntu umwe yakubiswe nk'uko yari yabaye ashobora gusunika tone 2,600. Bahita batira conclusion, baravuga ngo imbaraga zasohoye Yesu mu mva ni force magique. Ariko Bibiliya itanga igisubizo ngo kare mu gitondo marayika yaramanutse atembagaza igitare acicaraho, Yesu arazuka. Nagira ngo mbabwire, nubwo siyansi itabyemera, ariko imbaraga zazo Yesu ziracakorera mu itorero. Abantu baracabaho mu busabane n'Imana, Imana iracahindura amateka y'ubuzima, Imana iracakora ibirenze iby'umuntu yabasha kwibwira. Abatabyara barabyara basengewe, Imana iracakorera mu bantu bayo. Hari umupastor umwe w'inshuti yanjye yigeze kujya gusura ahantu muri famiye, yagiye mu ivugabutumwa, hanyuma asanga mu rugo rugo harimo umudamu utabyara. Yagize ikibazo giteye gutya, yarashatse, hakugira ngo asame agira ikibyimba cuzura mu nda hose. Agiye kwa muganga, muganga aramubwira ngo bimeze nabi, bahita bamubaga ako kanya. Avuye mu kinya, muganga aramubwira ngo ngufitiye inkuru ebyiri, imwe irakunezeza indi irakubabaza. Aravuga ngo inkuru inejeje ntabwo gipfuye wishwe n'ikibyimba, ariko inkuru ya kabiri ntuzongera kubyara kuko nakuyemo indi byara. Nta yindi shwana nari mfite, kuko ikibyimba cyari caruzuye mu nda hose. Abaho arihangana, arabyakira, yumvaga nta kindi azakora. Icyakurikiyeho ni iki? Nubwo yabyakiriye, yahorana agahinda k'umwana. Umunsi umwe uwo mushumba yaraye mu nzi wabo, aje mu ivugabutumwa, yaramubwira ati pastor, ndabizi neza ko ntazabyara, ndabizi neza kuko byambayeho, ndabizi, ariko mbabarira unsengere Imana imaremwe agahinda k'umwana, kuko kubyara ko ndazi ko ntazabyara. Pastor asenga, yasenze amagambo make, yaravuze ngo Mana, ndabizi ko uri umuremyi, ntabwo urarangiza kurema uyu muntu umumaro umubabaro, amina. Ahita arigendera. Nyuma y'amezi 2 atangira kugira iseseme, yumva ntibigenda, bateka akaruka, ahita ajya kwa muganga. Umwe yamubaza, aramubwira ati muganga, mfite ikibazo, mfite iseseme ndasobanutse. Muganga aramubwira ngo madani, nge wakubaza, agahinda k'umwana gatumye usara, genda ubyakire ntabwo uzabyara. Umudamu aramubwira ati ariko ngewe ndakwishura, sinaje kwifashisha, ndebera ndakwishura. Asanga harimo umwana. Nyuma yaho yabyaye abana 4, kubyara byarakomeje. Nagira ngo mbabwire, nitubaho mu busabane n'Imana, Imana izakora ibirenze ibyo tubasha kwibwira n'ibyo dutekereza. Reka dutere intambwe zose za ngombwa, ube waravutse uri umwana w'Imana, ukundisha Imana umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Hanyuma ikindi, ugira itegeko ry'umwuka ryatsinda kamere yawe. Mbese ujye ugerageza kwitsinda, ubwire kamere ngo kamere, nubwo byari bikunejeje simbikora kuko ndi umwana w'Imana, ntabwo nakoza Yesu isoni. Hanyuma ubeho ubuzima busabana n'Imana, wige kubaho mu busabane, ugira umutima ushima Imana, nta cyiza na kimwe Imana izakwima. Twunamisha amaso dusenge. Birashoboka ko umaze iminsi muri shuguri n'ubuzima bukomeye n'ibindi byose bikaba bituma utakibona umwanya wo gusabana n'Imana. Uyu mugoroba ufata icyemezo uvuge ngo ndifuza kwinjira mu busabane, aho nshobora kwakira imigisha yose wanteguriye.